Inshuti bakunze ibi biganiro byacu turongeye turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kibagezaho amakuru agezweho byaraye bivugwa ndetse n'ibiramutse bivugwa muri iki gitondo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku myanzuro akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku nama yarayibaye n'ibyo batangaje ndetse n'ibyo bemeranyijweho, cyane cyane ku kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko babwiye M23 kugira ngo isohoke muri Uvira ijye mu bindi bice, ariko Uvira yamaze kubivamo. Ndetse turaza kuvuga icyo Abashinwa babivuzeho, icyo Uburusiya bwabivuzeho, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko, tutibagiwe n'Abafaransa ndetse batahwemye kugaragara muri iki kibazo. Si ibyo gusa kuko turaza no kubabwira ku nama yaraye ibaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'inama y'umuryango RPF yari iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari nawe chairman wayo. Ibyo byose turaza kubibabwira muri iki kiganiro, tutibagiwe n'ibyo Perezida w'u Burundi Neva yatangaje, atangaza ko ashobora gutera u Rwanda ndetse n'intambara yeruye ishobora kuba yaba muri rusange. Ndagushimiye cyane wowe uri kumwe natwe muri ibi biganiro, komeza ukore subscribe aho ngaho kuri no kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bihe bigiye bitandukanye n'amakuru yihutirwa tuyakugezeho. Akanama gashinzwe umutekano ku isi ndetse ni akanama kagizwe n'ibihugu 15 bikomeye ku isi, ni ibihugu bidahinduka. Ibyo bihugu harimo Ubufaransa, harimo Amerika, harimo Uburusiya, harimo Ubushinwa n'ibindi bihugu bigiye bikomakomeye. Kateranye ndetse kiga ku mutekano wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Ni nyuma y'uko M23 yari imaze iminsi ifashe agace ka Uvira, ndetse aka gace nyuma bidatinze bakaza kugakurwamo bavuga ko bagomba kukareka kakigenga ndetse kakiyobora, ndetse kakayoborwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ariyo FARDC, ariko mu by'ukuri M23 nayo ikaza kugira ibyo isaba kugira ngo ibe yava muri aka gace. Ibyo rero ntabwo byaherereye aho ngaho, kubera ko byasabye ko iyi nama yongera kwicara igaterana ikiga kuri iki kibazo neza, ndetse n'uburyo bishobora kuba byagenda neza kugira ngo umutekano wongere ugaruke, ndetse abaturage bongere bishyire bizane, ndetse aka gace kave mu maboko ya M23 muri rusange. Ubushinwa rero muravuga muti bwaba bwatangaje iki muri aka kanama? Ubushinwa bwasabye ko M23 yasubira inyuma ho ibirometero 75 uvuye mu gace ka Uvira. Ni ukuvuga ngo uvuyeho Uvira iherereye ukabara ibirometero 75 niho M23 igomba kuba ishyize ibirindiro byayo, irebera kure. Birumvikana aka gace ka Uvira, aka gace ka Uvira ni agace gakomeye cyane, no kugafata byari byaragoranye, ariko nyuma kaza gufatwa. Nibwo rero ibihugu bigiye bitandukanye byahitaga bihaguruka bikavuga ko bigomba kuba maso, ndetse bigatangira gushyira igitutu kuri M23 bitewe n'uko ari agace kari gafitiye inyungu yaba ibihugu bikomeye by'Uburayi ndetse na Kongo muri rusange. Ni muri urwo rwego rero Ubushinwa bwo mu ruhande rwabo byavuze ko iyi ngiyi M23 igomba kujyaho ibirometero 75 kure, kugira ngo bizere ko hari umutekano, ndetse umutekano bakeneye cyangwa se ibyo bakeneye gukorera muri aka gace babikora nta cyugaza, ndetse nta n'umuntu ubahagaze hejuru muri rusange. Ni muri urwo rwego rero iyi M23 mu gihe yaba yemeye kujya inyuma h'ibirometero 75, birumvikana ko yaba iherereye muri za Kamanyora, urumva yaba iri kure cyane y'aho Uvira iherereye. Si ibyo gusa kuko Uburusiya nabwo hari icyo bwavuze, bwasabye ko manda y'umuryango w'abibumbye MONUSCO yakoraga gucunga umutekano ndetse no kureberera iby'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no mu bindi bihugu biba bigiye bitandukanye ku isi muri rusange. Basabye ko bakongererwa manda y'umwaka umwe ikazarangira 2026. Kuvuga ngo iyi manda, ndetse si kuvuga ngo ni manda gusa, ahubwo kubera ko basabye yuko binakunze bashyira mu bikorwa ndetse bakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabyibuka Perezida Paul Kagame ndetse na Tshisekedi. Si ibyo gusa kuko bavuze ko aka kanama kemeje ko uyu muryango wa MONUSCO wajya ucunga n'umutekano yaba muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru muri rusange. Ni byinshi byagiye byemezwa, ariko muri makeya ni ibyo ngibyo kuba iyi MONUSCO igiye gukomeza ikongererwa amasezerano y'umwaka
kugira ngo igire ibyo ishyira ku murongo, ndetse no kuba M23 yasabwa ko yakwigira inyuma y'ibirometero 75 uvuye muri aka gace ka Uvira. Mu gihugu cy'u Burundi imyigaragambyo irimo irategurwa ndetse irajya mbere, ni nyuma y'uko Perezida wa Repubulika yatangazaga ko afite igihugu cy'abanzi ndetse ari rwo Rwanda, avuga ko u Rwanda ruri mu bihugu by'ubwanzi u Burundi bufite, kubera ko u Rwanda ngo rushobora kuba rutegura intambara no kubatera mu minsi mikeya. Ariko ibi ngibi yabitangazaga mu nama yari yagize, nabonaga ko ari gusangira n'abaturage, ndetse ari inama, ari ikiganiro yatanze avuga ko u Rwanda ari igihugu kibangamiye u Burundi, ndetse ari igihugu gihora cyifuza ko ubutegetsi bw'u Burundi bwahirima, ndetse akavuga ko ari igihugu kitababanira neza muri rusange, kandi ari ibihugu by'ibituranyi, ari ibihugu by'ibibanyi. Akavuga ko rero u Burundi atari igihugu cy'icyana, atari igihugu cy'abana, atari igihugu gifite imbaraga nkeya, ahubwo ari igihugu gishobora kwirwanaho mu gihe cyose ngo u Rwanda twakongera guhirahira ngo rugatera u Burundi. Ntabwo bazamenya aho intambara yatangiriye, ariko ntibazamenya aho yarangiriye. Akavuga ko u Burundi bwiteguye kandi bufite imbaraga zo kuba rwarwana ndetse rugahangana n'umwanzi. Si ibyo gusa, kubera ko biravuga ko u Burundi buri gutegura imyigaragambyo yo kuba bakwamagana u Rwanda no kuba u Rwanda rwarisha amasezerano y'i Washington DC. Nyamara rero nubwo ibi ngibi u Burundi bubivuga, ntabwo u Burundi burebwa n'aya masezerano, kubera ko aya masezerano ararebwa cyane cyane n'igihugu cya Kongo ndetse n'u Rwanda gusa. Ariko abarundi bari bagiyeyo nk'indorerezi, bagiye kureba, ariko nyine usanga Burundi aribwo bwashyize imbere kuba butangaza ko amasezerano ya Washington DC atari kubahirizwa ndetse atari gushyirwa mu magambo makeya. Rero twavuga ko u Burundi burimo kudekarara intambara, ndetse bivuga ko mu gihe cyose hagira ikiba cyangwa se wakoma rutenderi, intambara ishobora kuba isaha iyo ari yo yose hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, ndetse bigaragara ko u Burundi bwo bushishikajwe n'intambara ndetse n'imyiteguro, wavuga ko igeze kure. Batangiye gutoza bamwe mu rubyiruko ndetse n'abandi bagiye batandukanye, kugira ngo mu gihe cyose intambara yaba ibaye babe biteguye. Twanababwiraga mu bushize ko u Burundi bwashyize intwaro zikomeye hafi y'umupaka w'u Rwanda aho bahuriye, ariko ibyo byose mu gihe byabaga mu Rwanda, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari arimo acyaha abayobozi ndetse ababwira uko bakwiye kuba babana n'abaturage ndetse no kuyobora abaturage. Ubona ko iby'intambara n'iki n'imidugararo bitamuhaye umwanya, ndetse atari byo ashyize imbere cyane, ahubwo ashyize imbere imibereho myiza y'umuturage no kuba umuturage yakwishyira akizana. Ni mu nama y'umuryango wa RPF yari ibaye, ndetse Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari uyoboye, murabizi ko ari we chairman w'umuryango wayo. Ni inama yari imeze nko kwinigura ndetse no kuba barebera hamwe ibitagenda neza, bakaba babishyira ku murongo, ndetse yongeye kugaya abayobozi badakora ibyo abaturage bakeneye n'ibyo basaba. Akababwira ko igihe cyabo kiri kurangira, ndetse igihe cyabo cyegereje kugira ngo babibazwe ndetse babiryozwe, ko umuyobozi udakorera umuturage. Cyane cyane yagarutse ku kibazo cy'inzara yo mu karere ka Kayonza, ubwo abaturage byageragaho bakora nk'igisa nk'imyigaragambyo bitewe n'uko abayobozi batabumvaga, batatangaga serivisi. Anenga abayobozi bibanda mu biro, ugasanga ntabwo batanga serivisi nziza ku muturage, ndetse abagaya cyane ko batakunda gukurikiza ibyo umuturage akeneye, ahubwo usanga bashyira imbere inda zabo no gukora ibidakwiye, ndetse ugasanga baragwiza mu mifuka yabo kubera ko batumva inzara y'umuturage, ahubwo ugasanga bo bibereye mu byabo ntibite ku cyo umuturage akeneye muri rusange. Si ibyo gusa, ntitwareka kuvuga ko yakebuye abanyarwanda muri rusange mu gukoresha neza ururimi rwacu rw'ikinyarwanda bakaruteza imbere, ndetse birinda kuba baruvanga n'izindi ndimi zigiye zitandukanye usanga byabase abanyarwanda, ndetse ukabona ko ururimi rw'ikinyarwanda rugenda rucika. Ndagushimiye wabanye nanjye, kora subscribe, tujye tubana mu makuru agiye atandukanye, tugende tukagezaho n'ibiganiro bigiye bitandukanye, tugende tubagezaho muri rusange.